ntabwo bufite. Yo ushaka se no nafite smart. God have mercy upon us. No ndumi usika ariko bambere mbonye smart we. Nubwo muri we bambere. Najyaga numva smart ariko none umbonye byanje. Yarabona nyine kariyo smart. Aho ko hitubika mutera ubwo. Kareka ntabwo wayagira. Nibwo bwa mbere nayibona nabona genze yeshe ariko nibwo bwa mbere nabona igitelefoni kingana gutya. Iwacu nta muntu wigeze yiya bari yawe. Wowe narakubonye wanayimena najugumira zana mfate ntabwo nayifata yaranayigeza mu maboko ariko se warugiye ugiye kureba ndetse kumumenya n'ikindi niba yagize ariko amubwira Yabonye umuntu ufite ubwonko bwinshi. ngagira gushya kwigendere mani arebe ariko umwana nk'uriya kinze smart ngenda nayitumye twasayivanye nawe agira ngo uyigure oyi ikibazo ngiye nibaza buriya yaba yarayivanye basangiye ababyeyi be baranibuye ababyeyi be kunzi ko ari abakene iriya batayigondera yaba yarayivanye usanga yarakora amafaranga ubu se kibacu turi abakene kuki batigeze bayingura nuko utarayisaba kandi murambabwira ngo nyeneye smart murarumva bavuga batarayingura wasanga babona ari mutoya oya uriya ni umwana kandi anamuruta Yesu mwana ubaye iki ndebera n'uyu mwana afite telefoni ko kubuze kukugira Hayemite ni bami. ntabwo mbyemera muri kumbanira mu njye ntabwo nabyemera reba naka kana kangana gutya kejo ubundi mbona kavutse ndeba oya ntabwo nabyemera washe witwa nde shiri wanjye witwa Teta wowe se witwa nde witwa Christian Teta none se iyo telefoni gurangaye Aha ino nyumvira kano kana ko karankomye ubwo wese yongeye yayigura ngaye nabe nasiko ngaye napfuye mana ngambwira nkora iki ngana ngashero wanje mbwira nakora iki kijana nanjye mbona telefone ngiye wowe ko iki basi kusa kugira uyibona indesi ngese ngo nanjye ndaza kubwama mayigure wowe so wakoresheje Jesus basi wandangira aho wayitoye ndababaye uzenye ndabona yanjye gute kunanye nari gushaka telefone cyane nziza nk'iyi nguzi Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye. Wambwiye iya wambwiye igura ngahe se basi mama se kugura ngahe ntabwo bizi utamubazaga se mubizi wagiye kuyigura ngareka nkubwire sibyo ejo niduhura ejo nzakurisha uburyo ki ngera muri kano gace k'iwanyu sibyo ninturangiza nyine uraba urumumbarije uzambwira ayo mwayaguze sibyo ayo mwayiguze sibyo ngabaye ariko nawe ukumva ushaka telefone mani ubugana nk'ubu ngubu ngana wa ndebera ubugana bufite ejo ndebashe utunze telefone nge nawe mfite